Amazina y'umunsi. Uyu munsi dufite amazina abiri ariyo izina ry'umukobwa Anita n'izina ry'umuhungu Marcel. Tukaba tugiye kurebera hamwe ibisobanuro by'aya mazina n'imiterere y'abantu bitwa ba Marcel. Tudatinze reka duhere ku izina Anita. Ana ni izina rikunzwe kwitwa ab'igitsina gore. Ni Ana rihindurwa mu cyesipanyol rikaba Anita. Iri zina rifite inkomoko kandi ku izina ry'igiheburayi ryitwa Hana, rikaba risobanura inema cyangwa se ubuntu. Dore nanone imiterere y'aba Anita. Anita ni umuntu ukunda bikabije ibintu byakozwe neza cyane. Ntabwo yishimira kubana hamwe n'abantu batagaragaza ubugwaneza. Anita agira ibakwe kandi ni umuntu ukomera cyane ku ntego ze. Anita arafungutse cyane kandi yita ku bandi bantu cyane kandi ko akorwaho cyane n'ibyo abona cyangwa se ibyo yumva. Ibi byigaragaza cyane iyo yavutse ku itariki 2, itariki 9, itariki 11, itariki 18, itariki 20 na itariki 27 mu mezi ya Gashyantare, Nzeri cyangwa se Ugushyingo. Ku rundi ruhande ashobora kuba umuntu ucecetse, ugira amakenga menshi kandi akaba umunyabwenge, akunda kuba ari wenyine. Anita ni umuntu ugira udushya n'umwimerere mu bintu by'ubugeni. Ntabwo azi gufata umwanzuro ngo yemere ikintu cyangwa se acyange ku mugaragaro. Anita atinya kugaragaza icyo atekereza cy'ukuri kubera kwibaza uko abantu bakira ibyo atekereza. Anita biroroshye kandi ko abantu bamukoresha mu nyungu zabo kubera kumubonamo intege nke zo kudahakana ikintu uko kiri. Ikindi ugomba kumenya kuri Anita rero, iyo akiri umwana Anita aba afite umutima woroshye cyane kandi acecetse. Ni byiza cyane ko akurira mu muryango utuje kandi ugumye hamwe. Ni ngombwa kandi ababyeyi ko bamuhozaho ijisho kuko hari igihe akurikiza inzozi zidashoboka bikaba bishobora gutuma yava no mu muryango we. Ibi aba yizeza ko hari ibintu byinshi ashobora guhura nabyo bya nyabyo kandi mu by'ukuri ibyo bintu bigaragara nk'inzozi. Dore kandi nanone ibindi bintu ugomba kumenya kuri Anita. Buriya ngo umuziki uri muri bimwe bifasha Anita kugaragaza ibitekerezo bye cyangwa se amarangamutima ye. Iyo Anita akiri umwana kandi guhitamo inshuti nziza biramugora. Anita akunda ibintu bidasanzwe kandi ahora yifuza kuba yarema ibintu abandi batigeze batekerezaho. Kubana n'abandi amahoro ni by'ingenzi cyane kuri we. Anita agira urukundo rwinshi kandi yihanganira umukunzi we cyane. Iyo akunze umuntu amukundana n'umutima we wose. Gusa nanone Anita iyo akeka ko yaba abeshywa ashobora guhozaho umukunzi we ijisho ndetse agashaka no kumutegeka mu buryo bwo gushakisha ukuri. Dore imirimo ba Anita bakunda rero cyangwa se bahora bifuza gukora mu gihe batarayigera. Imirimo Anita yifuza gukora harimo ubucamanza, kwigisha, ubutabera, ubuvuzi cyangwa se ibintu bisaba kuzajya atembera mu bihugu bitandukanye byo hanze. Iyo niyo mirimo ba Anita bahora bifuza gukora. Twabonye igisobanuro cy'izina Anita, tubona naho ryaturutse. Twabonye ko Anita riva ku izina Ana. Iryo zina Ana akaba ari icyesipanyol. Nanone Ana turihindura mu giheburayo rikaba Hana, rikaba risobanura inema cyangwa se ubuntu. Tumaze kureba Anita rero reka turebe igisobanuro cy'izina Marcel naho irituruka. Marcel rero ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rikomoka ku izina Marius. Ni izina ry'ikigirwamana cy'intambara cyo mu bwami bw'Abagereki. Nanone ngo bitewe n'igihugu izina Marcel ryandikwa mu buryo butandukanye nka Marcel, Marcelus, Marcel cyangwa se Marzel. Dore bimwe mu biranga ba Marcel. Marcel ni umuntu ushobora kwigisha akavumbura agendeye ku byo abonesha amaso ye cyangwa se ku kantu gatoya cyane abandi badashobora kwitaho. Marcel ni umuhanga uzi gucukumbura, azi gufata imyanzuro kandi afata umwanya agatekereza ku byo abona n'impamvu zabyo. Ibindi kandi Marcel aba ashaka kuba ahantu heza hatuje, yitekerezaho kandi akagera kuri byinshi. Marcel ni umuntu w'umunyamatsiko cyane. Aho Marcel ari hose harangwa n'urusaku rw'ubusabane no gutebya cyane cyangwa se hari ukutumvikana kuko akunda kujya impaka no kudapfa kwemera ibintu. Buriya ngo kwemeza Marcel ibintu ni ibintu byakugora cyane kuko abashaka kugira ngo buri wese yumve ibintu uko
abishaka. None kandi dore ikintu ugomba kumenya kuri Marcel. Marcel ni umuntu utihangana pe. Kuri we ibyo arimo niba ari byiza biba bikozwe neza cyane, kandi nanone niba ari bibi cyane biba byigaragaza cyane ku rwego rwo hejuru. Ni umuntu utihanganira umuntu umubangamira cyangwa se umubuza uburenganzira bwe. Aba Marcel ni uko babimereye. Nanone ikintu ugomba kumenya kuri Marcel, nubwo akunda umuryango we, usanga iby'abana bitamubishimishije cyane, bigasa nkaho bitari impano ye kubitaho. Marcel kwita ku bana kirazira, ntabwo akunda abana cyane. Si bivuze ko adakunda abana, ariko ibintu byo kubitaho buri kamwe kose aho ngaho rwose ntacyo wamubaza. Marcel kandi akunda umuntu babana hamwe bahuje umutima, akamugira inama, agashima ibikorwa akora. Bene uwo niwe yita inshuti. Naho wa muntu unenga ibikorwa Marcel akora rwose, aho n'igipfunsi cyafunguka. Ngayo nguko abantu bitwa Anita n'abantu bitwa ba Marcel ndabasuje cyane, mukomeze mugubwe neza, kandi mwese mwe mukurikiye ku Nkombe Films, ndabasaba gukora subscribe, like na comment niba wifuza ko izina ryawe ryazasobanurwa, cyangwa se ukaba ufite umuntu wifuza kumenya igisobanuro cy'izina rye, andikaho hasi muri comment, kandi ukore like na subscribe, ubundi bwo tuzaheraho ubutaha. Njye mwari kumwe Nshimiyimana Anselme, ndabakunda cyane.